inyamibwa za kaminuza y'u Rwanda ishami rya Nyarugenge. Abakobwa rero tugiye kuganira kugira ngo ubashe gukurikira ikiganiro uriga cyangwa se urasobanukirwa n'ibyo tugiye kuganiraho. Ndi Nyirabahire Marie Constantine. Reka rero abahirwa ndabakira mu majwi meza pe, nk'uko mubona ko ari beza, ntabwo mbakira gutyo gusa. Ikaze mu kiganiro bakobwa beza. Ngaho mutwibwire. More wararaye, more 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 we, more wararaye, More 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 warara, more 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 we, more wararaye. mpore 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 wararaye. Nuko batwinjije mu kiganiro, mwumvisha imihogo y'abakobwa beza baturuka mu itorero ry'inyamibwa rya kaminuza y'u Rwanda ishami rya Nyarugenge. Aba bakobwa rero tugiye kuganira kuri mutima w'urugo, nk'uko ari abakobwa mubona bakuze, abakobwa bageze mu gihe cyo kuba hari icyo bavuga, batinyuka. Niyo mpamvu twahisemo iyi ngingo kugira ngo tuganire kuri mutima w'urugo mu itorero cyangwa se mu mbyino gakondo ni muntu ki. Ntabwo rero njya kure cyane, reka ntangire ibumoso bwanjye hanyuma atangire adusobanurira mutima w'urugo. Iyo bavuze mutima w'urugo wumva iki Fiona? Murakoze. Njyewe iyo bavuze mutima w'urugo numva ko ari umumama cyangwa umugore wita ku mirimo yo mu rugo, akora ibibereye u Rwanda, arera abana, abaha ubumenyi bukwiye, abitaho. Mbese muri make umutima w'urugo niwe uba ufashe urugo mu biganza bye. Murakoze, nuko mbyumva. Mugenzi wawe ibumoso bwawe abyumva ate? Natubwire. Murakoze cyane, ntabwo njya kure y'ibyo avuze. Iyo bavuze nk'uko biri mu kivugo cyaba mutima w'urugo, numva ko ari umugore ubereye u Rwanda, umugore ushobora kwita ku mirimo yo mu rugo, ariko ntibimubuze kuba yajya no hanze agashakishiriza urugo. Cyane muri iyi minsi bitandukanye, naho kera bavugaga ko umugore ari ukora imirimo yo mu rugo gusa, ariko muri iki gihe umugore nawe yajya hanze agakora icyo twita ko ari imirimo y'abagabo, umugore nawe yayikora. Tugarutse mu itorero, umutima w'urugo ni umugore cyangwa umukobwa ubyina imbyino gakondo, by'umwihariko harimo imishayayo cyangwa imishagiriro, harimo izo z'abagore beza, harimo za bene Imana, ibyitandatu n'izindi mbyino zitandukanye, ariko zahariwe cyane navuga ko ari ku ruhande rw'igitsina gore. Murakoze. Murakoze cyane, abisobanuye neza cyane, agaruka kuri mutima w'urugo, asobanura mutima w'urugo mu rugo nk'umugore uba mu rugo urimo umugabo, ndetse avuga na mutima w'urugo nk'umugore cyangwa se umukobwa uri mu itorero ubyina injyana za gakondo, harimo biriya byose yavuze bitandukanye. Hanyuma rero iyo muri kubyina cyangwa se iyo muri mu itorero ryanyu, ni ibihe bintu mugarukaho bituma mwitegura kuzaba ba mutima w'urugo beza u Rwanda rwishimira ejo hazaza? Nkamwe ubu nabita ko muri ba nyampinga ejo muzavamo ba mutima w'urugo bazima. Nayo mpamvu ikiganiro twakise mutima w'urugo, kuko muri kwitegura kubaho, si byose? Warumbajije ngo ni ibiki batwigisha mu itorero bidufasha kuba ba mutima w'urugo b'ejo hazaza beza. Itorero ukuntu nyine batwigisha kwigirira icyizere muri wowe, nk'urugero kujya kubyina ukareba abantu bakuri imbere ukabasekera ukabishimira, ntutinye abantu bakuri imbere. Ibyo ngibyo rero ni ukutwigisha kwitinyuka ukumva ko ushoboye. Rero nka mutima w'urugo w'ejo hazaza ugomba kuba witinyutse nyine ku buryo utakemera ko hari ikintu kibi cyakangiriza umuryango wawe, ukitinyuka mu byo ukora byose. Ndumva ari cyo kintu nafashe cyane batwigisha mu gihe turimo turiga mu itorero ryacu. Murakoze cyane. We icyo ni cyatubwiye yakuyemo iyo bari kwiga mu itorero. Mugenzi wawe uri iburyo bwawe natubwire, ko mbona afite amatsoni menshi. Icyo kintu tubwiye cyo kwitinyuka, buriya aritinyuka cyangwa baramubwira ati ibanyu barahari? Ntago bahari, n'ikinyegera, niko bimeze. Kudusona ari twinshi, twibwire, utubwire rero n'ukuntu
icyo wigira mu itorero ryanyu nka mutima w'urugo bituma uzaba umutima w'urugo ejo hazaza. Mwakoze. Njye mu itorero ikintu nyamukuru twigiramo ni umuco. Iyo ufite umuco ubasha kurera urugo rwawe neza, ubasha kurera abana bawe neza. Njyewe ikintu nyamukuru navuga ko nigira mu itorero ni umuco. Umuco ukaba isoko n'imbarutso yo kuba mutima w'urugo koko. Nibyo ngibyo mwakoze. Wumva bizagufasha iki mu buzima bwawe bw'ejo hazaza numara kugira urugo ibintu wigira mu itorero? Nk'uko nabivuze yuko mu itorero ikintu nyamukuru twigiramo ari umuco. Iyo turi mu itorero tumenya ese ba mutima w'urugo ba kera b'Abanyarwanda bitwaraga bate. Bityo bikatubera urugero rwiza rw'uko natwe tuzamera ntidutakaze umuco. Yego, ndumva ari ibyo. Igihe nanjye nyine igihe cyageze nkubaka urwanjye, uwo muco nzawugenderaho wa kinyarwanda, nibyo nize nyine mbikomeze. Mwakoze. Ati njyewe rwose nuko nguko mbitekereza kandi nzabigenza, ntago nzabipfusha ubusa ibyo niga bintegura kuzaba mutima w'urugo ejo mwiza, bitewe n'ibyo nkurikiza kuri ba mutima w'urugo bakoze hambere. Ibumoso bwanjye muramfasha gusobanukirwa, mwebwe mubona cyangwa se mutekereza umutima w'urugo ukwiriye, dushingiye kuri ibyo mwiga muri mu itorero, umutima w'urugo ukwiriye ubereye u Rwanda ni uwuhe? Yaba yujuje izihe ndangagaciro? Murakoze. Umutima w'urugo ubereye u Rwanda nk'uko wari umaze kubivuga agomba kuba afite indangagaciro nyarwanda. Inyinshi muri zo murazizi, ariko ntabwo nakwirengagiza kugira ikinyabupfura, kubaha, kuko ziri mu ndangagaciro yagakwiriye guhereza abana be nk'itangiriro ry'ubuzima bwabo. Turi mu Rwanda, u Rwanda rudushishikariza kuba umwe kandi tukubaka amateka yacu. Hano mu itorero indangagaciro umuntu ahakuye nizo ashyira abana be nabo bakazaziha abana babo, bityo bizadufasha gukomeza umuco wacu, tuwurere ntuzacike. So niyo mpamvu navuga ngo indangagaciro nyinshi zirenze ku zo nari mvuze, iyo ubashije kuzifata neza ukazikurikira ukanazikurikiza, zidufasha kubaka u Rwanda rw'ejo hazaza binyuze muri twe. Murakoze. Ati ni byinshi cyane twakwiga, ati izi ndangagaciro zidufasha kubaka u Rwanda rw'ejo hazaza binyuze muri twe. Mwemeranya n'abavuga ko abakobwa uyu munsi bari ku ruhando nyamuzika, ku ruhando muzika nyarwanda, yaba ari izi mbyino gakondo zisanzwe ndetse n'izi imbyino zo hanze za secular music mutabyina mwebwe, ngo hagaragara imyitwarire isa nkaho gusabira ibyadutse, bambara ubusa, biyandarika, bakora ibidahuje n'umuco nyarwanda. Muhamanya nabo ko icyo aba urugero runini cyangwa se umubare munini w'abakobwa bari ku rwego rwanyu ariyo ntumbero cyangwa se ariho mu byifuzo byabo byerekeza? Ubyumva ute Fiona? Murakoze. Ngewe ukuntu mbyumva numva ko ntabwo ari uko abenshi ariho bari, ahubwo abantu benshi usanga ariho bari kwisanga cyane. Ugasanga ntabwo bari gukunda umuco ngo babyinjiremo, ngo barebe n'aba ngaba, aba bakobwa batoya bari mu matorero, barebe umuco bafite, aba ariwo bazamuka bigiraho. Abakobwa barahari beza bafite umuco, kandi nta handi tubikura mu matorero atwigisha umuco kandi tukawukuriramo. Bityo rero bikadufasha guteza imbere igihugu cyacu no kuzateza imbere abazaduturukaho. Mureke dukunde umuco. Aravuze ati abakobwa barahari. Ni iyihe nama mwagira abakobwa twirwa tubona ku mbuga nkoranyambaga? Nizere ko mwebwe mutarimo bambaye ubusa bazunguza bya bindi hejuru bitari byiza cyane. Burya umunyarwanda yaciye umugani ngo agaseke gapfundikiye gatera iki? Nizere ko muhora mugapfundikiye, si byo se? Iyo mugize kuriya buriya barabashuka bakareba bakavuga ngo ni ibi ngibi, ariko mu by'ukuri ntabwo ari byo biba bikenewe. Yego,
aba bantu bari hanze aha ngaha bafite iyo myitwarire birashoboka ko batari mu matorero ngo bige ibi bintu mwagize amahirwe yo kumenya, birashoboka ko wenda bashobora no kuba babirimo ariko ntibabikurikize, cyangwa se n'abo mubana hari abo mubone bafite iyo mico. Niyihe nama mwabagira? murakoze cyane. Nk'uko tubizi agahugu katagira umuco karacika. Ikintu nababwira, dukunde umuco wacu nk'abanyarwanda, icyo kizadutandukanya n'ibindi bihugu. Ndagira ngo rero mbwire urubyiruko rwose rwumva ko kujya muri ziriya mbyino zisanzwe cyangwa se indirimbo zitari iza kinyarwanda bakumva ko ari byo byiza se cyangwa bigezweho, nababwira yuko yego nabyo ni byiza ariko dukunde n'umuco wacu, dukunde umuco wacu, ibyo bizatugira abanyarwanda nyabanyarwanda bahamye. Murakoze. Ninde wundi waduhaye inama kuri aba bakobwa bafite imyitwarire itari myiza, babizi ko bagomba guhindura imico kandi ari bo bagomba kuba bari umutima w'urugo w'ejo hazaza, bazaba ababyeyi barerera u Rwanda? Niyihe nama mwatugira? murakoze. Uko biri mu gihe igihugu cyangwa isi igezemo, hagenda haduka imico myinshi. Hano iwacu bajya bavuga ngo umuco urakura. Yego nibyo, umuco urakura, ariko umuco nukura ntituzatume ibishya biza bipfukirana indangagaciro zagakwiye kuturanga. Icyo nabwira abiyandarika ku mbuga nkoranyambaga, ntago kuba wajya muri sekira cyangwa kuba wafata ibitirano biguha uburenganzira bwo kuba wakwiyandarika, cyane cyane ku bakobwa, kuko nitwe tubyarira u Rwanda, nitwe turerera u Rwanda rukaduha ejo hazaza heza. Icyo nababwira, ibyo dukora byose twibuke indangagaciro, twiyubahe, ndetse tubashe no kubahisha abazaduturukaho, twubahishe n'imiryango dukomokamo. Ibyo wabyina sekira, waririmba sekira, wakwambara neza ariko utambaye ubusa, birashoboka. Ntabwo kwambara neza nanone uri muri sekira nkubwiye ngo wambare umukenyero. Oya, hari amakanzu, hari amapantaro, hari amakabutura, ariko bitandukanye no kuba wakwambara ubusa buri. Tubikore tubikunze, yego biratwinjiriza, binatuma tumenya ngo isi igeze, ntidusigare inyuma, ariko twibuke za ndangagaciro zigomba kuturanga nk'abanyarwandakazi. Murakoze. Arakoze cyane ku nama atanze cyane. Hanyuma na mugenzi we ndabona asa nk'ushaka kugira izindi nama yongeraho ku bijyanye n'ibi bintu turimo tugarukaho cyane, kuko turi gutegura ba mutima w'urugo b'ejo hazaza bazabyarira u Rwanda, bazarerera u Rwanda. Aba ni ba nyampinga rero ejo bundi bazabijyamo, babyigira muri rya torero. Hari uri kunosha ngo agire ikintu atubwira kandi agire icyo agira inama b'abakobwa bose twahoze tuvuga, kuko turi kugaruka kuri ba mutima w'urugo. Murakoze. Ngewe ibyinshi abagenzi banjye babivuze, kandi icyo tugarukaho cyane ni ugukunda umuco. Bakobwa tungana, inshuti zanjye, muri inshuti zanjye, ariko mureke tukubake uru Rwanda rwacu. Ni rwiza kandi rukeneye imbaraga zacu. Abana bacu baradukeneye, ndetse natwe dukeneye gukora cyane kugira tuzabashe kubaha ibyo bazakenera. Rero reka kwiyandarika, ngwino mu itorero, ngwino ukunda umuco, twubake u Rwanda rwacu. Murakoze. Murumva ko bari kubahamagara ngo nimuze muve mu byo biri murimo, ntabwo ibyo murimo hari aho byabageza. Hanyuma ba mutima w'urugo muhamanyana n'abavuga ko ese si uguhamanya. Reka mbabaze iki kibazo, mubona hari iterambere twagira rirambye turamutse tubatse mutima w'urugo nyawe ubereye u Rwanda? Murakoze cyane. Iterambere ntaryo pe, nk'uko tubibona mu gihugu cyacu. Dutanze urugero rw'igihugu cyacu, abagore bari muri pariyamenti mu kinyarwanda, bari mu nteko z'umuco, nyine urugero runini ni abagore. Rero ibyo ngibyo bivuze yuko n'umuyobozi wacu yabonye ko ba mutima w'urugo koko barakeneye mu iterambere ry'u Rwanda. Rero icyo mbona cyo, iterambere ryo ryaba rihari gusa si ryaba ari ryinshi cyane, nk'uko ba mutima w'urugo baba barimo ari benshi kandi koko bafite intumbero yo kuba bakubaka u Rwanda twifuza. Nuko mbyumva. Murakoze. Mugenzi wawe arabyumva ati? Yavuze, ariko nanjye mbona yuko iterambere ryaba rihari, ariko sinkeka ko ryaba riganje cyangwa ari ryinshi kurusha uko ba mutima w'urugo baganza mu gihugu. So nanjye rero uko abyumva niko mbyumva,
ba mutima w'urugo barakenewe kugira ngo twubake igihugu n'iterambere. Murakoze. hari undi unoshe aravuga ngo hari ukuntu ndi kubyumva, nta terambere twagira riramiye tutubatse umutima wa mutima w'urugo koko nyirizina, kuko ngo nibo babyarira igihugu. Yahoze anosha. icyo navuga, iterambere ryaba rihari mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko twe turi abanyarwanda. Nk'uko tugira intera imwe ivuga ngo ndi umunyarwanda, kuba umunyarwanda bidutandukanya n'abandi bo mu bindi bihugu. Ikidutandukanya ni umuco duhuriyeho, tutibagiwe n'ururimi dusangiye. Niyo mpamvu nashishikariza urubyiruko cyangwa na buri muntu wese guha agaciro umugore kuko arashoboye. Nk'uko mugenzi wanjye yabivuze, ubu ngubu mu nteko zifata ibyemezo muri iki gihe, ngira ngo abagore barimo bari hejuru ya 60%. Ibyo ngibyo bigaragaza ko turashoboye kandi hari impinduka tuzana. Iterambere tugezeho harimo ukuboko k'umugore, harimo ukuboko k'umunyarwandakazi. Niyo mpamvu mvuga ngo nk'uko turi benshi muri iyo nteko, ni nako ibyo dutanga biba byinshi kandi bigatanga umusaruro mwiza kandi ugaragara. So kugira ngo tugire iterambere ryiza rirambye, ni uko wowe mugore, wowe munyarwandakazi, wowe mukobwa, nyampinga cyangwa mutima w'urugo, aho uri iyumvemo ubushobozi kandi koko urashoboye. Dufatanye kubaka u Rwanda ruzagera kure dufatanyije. Arakoze cyane ku bitekerezo duhaye. Hanyuma numva nshaka kubabaza iki kibazo, ni izihe mbogamizi muhura nazo? Ni byo koko muba muri mu itorero, muri abanyeshuri, muri kwiga, muri kwitegura ejo kuzaba mutima w'urugo, muri ba nyampinga, mugiye gusohoka mujye hanze, ariko iyo muri ya matorero yanyu mwitoza izi ndangagaciro twahoze tuvuga, hari imbogamizi ibyo ari byo byose mushobora kuba muhura nazo mu buzima bwa buri munsi. Mwatufasha kutubwira imbogamizi muhura nazo zituma mutagera wenda ku byo mwifuza kugera uko bikwiriye? Murakoze. Nanone sinzi ngo ni iki kibitera, ariko abantu benshi harimo n'ababyeyi bakuze muri iyi minsi bafata ko kuba umuntu aba mu itorero ari ikirara se cyangwa ari ikindi. Mu by'ukuri ntabwo nzi ngo bituruka, ariko aho natekereza hamwe, iyo tuba mu matorero nk'uku nguku tuyabamo kugira ngo twige umuco, ariko mu rundi ruhande aranatwinjiriza. Biturutse kuki? Hari nk'igihe tujya nko mu bukwe cyangwa mu bindi birori, ibitaramo, ugasanga umuntu atashye nijoro bitewe n'uko ari cyo gihe birangiriye. Hari umubyeyi ubifata nko kurumba, akavuga ati se urataha saa 4 z'ijoro, saa 5 z'ijoro, gute n'iki? Ugasanga ababyeyi bamwe barabangamira abana babo, babwira ngo wige hariya bimera gutya, wige hariya bimera gutya. Ariko nyamara mu itorero nk'uko bagenzi banjye babivuze, twigiramo umuco, twigiramo za ndangagaciro, bigatuma n'umuntu yitinyuka. Nimba nicaranye na mugenzi wanjye, uyu hari umukobwa, haraba hari umuhungu, tuganire, twungurane ibitekerezo, duhane inama ndetse n'uburyo twakubaka imishinga. Aho ngaho kuba uri kumwe n'abantu benshi bizakubakira inshuti, bizatume turushaho kubaka bwa bumwe bw'abanyarwanda. Iyo ngiyo niyo mbogamizi imwe navuga. Iya kabiri, hari umuntu uvuga ngo ngiye sinzi kubyina. Ushobora kuba utazi kubyina ariko uzi kuririmba, ushobora kuba utazi kuririmba uzi kubyina, cyangwa ukanavuza ingoma, cyangwa ukaza ukanatanga ibitekerezo, kuko hari igihe ibyo byose uba utabishoboye ariko ufite gutekereza ngo aho kugira ngo bigende gutya byagenda gutya. So ntimucike intege, icyo ubona cyose nk'imbogamizi tekereza wowe ko ushobora kukirenga, ntitugatekereze hafi, ahubwo tujye dutekereza kure. Icyo ubona nk'ikibazo uvuge ngo kiriya ni ikibazo ariko gifite igisubizo. Ni imbogamizi nyinshi zibamo, ariko icyo nasaba ababyeyi cyane cyane, murekure abana banyu baze mu itorero, twiga umuco, twiga amateka y'u Rwanda. Ibyo ngibyo bizadufasha gutanga ubuhamya cyangwa kurwanya ba bantu basebya igihugu bavuga ngo batugorokera amateka. Ariko nitwiga ya mateka y'ukuri, tuzabona intwaro ibasha kubarwanya dukoresha ukuri. Murakoze. Arakoze cyane ku mbogamizi atubwiye, ahita anyibutsa, akoze hasi anyibutsa ibuye. Hari umubyeyi twigeze kuganira turi kuvuga kuri ibi bintu bijyanye n'imbyino gakondo ndetse n'amatorero, avuga ko hari igihe usanga abakobwa nanone bagenda bakibera iyo, akaba atabasha gukubura mu rugo niba ari wo mu rugo, akaba atabasha koza isahane, akaba atabasha no kumenya kwisasira. Byaba biteye agahinda muri ayo matorero ndetse muri ibyo bikorwa mutazi gukora iyo mirimo.
yego nibyo koko hakabonekamo izo mbogamizi ariko n'ababyeyi bamwe bakabangamirwa n'uko umubyeyi ari aho ngaho umwana ari aho ngaho yagiye muri iryo torero tuzi ngo yagiye kwiga uwo muco ariko ugasanga ni nk'aho ari imburamukoro mu rugo. None ni iyihe nama mwagira andi matorero nk'ayanyu aribyina imbyino gakondo ndetse n'abakora izi za secular music cyane cyane ba mutima w'urugo kuko nibo turi kugarukaho gutegura kuzaba umugore muzima kuko umugore utazi guteka, umugore utazi koza, umugore utazi gusasa, umugore utazi gukubura, umugore utazi ntago yatahira kuririmba da, si byose? Ni iyihe nama mwabagira bafite amatorero nk'aya yanyu? murakoze cyane. Njyewe icya mbere ntago nemeranya 100% n'uwo mubyeyi uvuga ko batigiramo, kuko njyewe nk'uko mbizi twe mu itorero ryacu hari imikino tujya dukina itwigisha gukora imirimo yo mu rugo, itwigisha gukubura, itwigisha gutoranya ibishyimbo, gukora nyine imirimo yo mu rugo. Ubwo rero ntago nyine navuga 100% ko bose ariko baba bameze, ariko ni bamwe muri bo ubwo ngubwo. Ubwo rero ikintu nabwira amatorero yandi ni ukujya nyine tuzamura iyo mikino, wenda nyine tugafata igihe cyo kwitoza imbyino zisanzwe ariko tukanafata n'ikindi gihe cyo kwiga amateka, tukiga ukuntu mu Rwanda rwo hambere habagaho urubohero, hakabaho nyine aho bigishirizaga ba mutima w'urugo gukora imirimo isanzwe yo mu rugo. Ubwo rero ndashishikariza amatorero nyine kuzamura icyo kintu kugira ngo twigishe natwe turi kuzamuka nk'abana twige ibyo bintu, kuko hari ababa batabona uko babyiga mu rugo nk'uko bikwiriye. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Ubuhe butuma mwaha andi matorero nayo afite inshingano zo kubyina cyane cyane afite mu mutima w'urugo cyangwa se ba nyampinga nk'amwe? Murakoze. Njyewe ubutumwa naha andi matorero nk'ayo ngayo ni uko twese turi muri ibi twese hamwe, turi kubaka u Rwanda, turi kubaka ba mutima w'urugo b'ejo hazaza. Mureke dukorere hamwe, bigishe ya mirimo, bigishe gukubura, bigishe kuboha aho biri ngombwa, yemwe ntawe byishe. Mureke tubikore kuko ni umuco wacu. Murakoze. Arakoze cyane. Icyo narenzaho ku byo bagenzi banjye bari bavuze, wowe mubyeyi wohereza umwana mu itorero, yego amatorero nk'uko babivuze mwimakaze kwigisha iyo mirimo yo mu rugo kugira ngo batazatahira kubyina kuririmba gusa. Wowe mubyeyi wohereje umwana, ese iyo ageze mu rugo umubaza ibyo yize? Ese iyo ageze mu rugo wibuka kumubaza uko byagenze wenda ngo anakwereke? Ababyeyi wikohereza gusa, ahubwo ibuka gukebura, unamubaze se byagenze bite, akwereka ubumenyi akurayo. Bityo bizagufasha kumenya ngo umwana wanjye iyo mwohereje ajyaho cyangwa ajya ahandi. Ntuterere iyo ngo ari mu itorero gusa, ahubwo nawe mubyeyi shyiraho akawe. N'ubundi uko biri kose umwana atangira kujya mu itorero byibuze ku myaka mike n'5 cyangwa 6. Kugeza kuri iyo myaka mbere y'uko ajya mu itorero, nawe mubyeyi hari ibyo uba waramwigishije. Ibyo ngibyo nibyo azajyana yigisha abandi ndetse nabo bamuha ibindi. Ariko nazajya ava muri iryo torero jya wibuka kumubaza se wize iki. Ibyo ngibyo bizajya bituma nawe ajya muri rya torero afite intego, avuge ngo reka niga iki, nintaha mama cyangwa papa cyangwa undi undera ari bumbaze icyo nize. Bityo azabikora nk'umukoro ariko no mu buzima bwe bigira icyo bimumarira. Murakoze. Barakoze cyane ba nyampinga ba mutima w'urugo mu itorero ry'inyamibwa za kaminuza y'u Rwanda ishami rya Nyarugenge. Ni ukuri batuganirije neza, twavugaga kuri mutima w'urugo. Impamvu twahisemo iyo ngingo, aba ni bakuru, ejo nibo bagiye gusohoka, nibo bazabyarira igihugu, nibo bazarerera igihugu. Kandi ngiyo ushaka ko kwigisha umuryango wigisha umugore. Rero aba aho iyo bari mu matorero mwumvisha imirimo myinshi itandukanye bakora, bigiramo iyo mirimo yo mu rugo, bigiramo izo ndangagaciro zose zikwiriye kuturanga, bigiramo n'iryo terambere twahoze tuvuga, ndetse nabo ubwabo birabasana. Usibye no kubasana biranabagura mu buryo bumwe mu bundi. Iyo babyina baba banakora na siporo. Rero tureke kwigunga, tureke kwiboha, ahubwo twegera abandi muri ayo matorero
turushaho kwiga izo ndangagaciro zikwiriye kuturanga. Ntago mpamya ko umwana wagiye mu itorero agakurikirana neza izi ndangagaciro batanga ashobora kugira ya mico dusigaye tubona uyu munsi hanze kuri social media y'abantu bambara ubusa, bambara bya bipantaro bigeze hariya hasi, abahungu n'abakobwa ugasanga yambaye impenure. Nukuri ibyo bintu umuco wacu w'Abanyarwanda ntago ari byo, ntago tubikunda. Usibye no kutabikunda ntago ari ibintu bikwiriye kuturanga. Umunyarwandakazi nyawe arikwiza, agira uko avuga, agira uko akora, agira uko areba, agira uko agenda, agira uko ategura. Rero ntabwo tuguma kwizimba mu magambo. Ngira ngo iki kiganiro mwacyumvishije, mutima w'urugo wifuzwa mu iterambere rirambye rishingiye ku muco, uko bamutegura mu itorero, uko bamutegura iyo barimo babyina, uko bamutegura iyo barimo baganira. Naha dusoreje ikiganiro cyacu. Murakoze. Ngende Nyirabahire Marie Constantine mu kiganiro umuco mu iterambere.